Dobandi nayibayemo ndi umunywi. Narinyweraga nkinywera inzoga. Uri umunywi uri cyane ndi umusinzi. Nari umusinzi muri Dobandi nakundaga ikintu cyitwa byeri. Nkanywa kanyanga umva nkagira amane ku muntu yanzanyeho nibyo narakubitaga nkarambika nkashyira hasi. Akazina k'akabyiniro bari bakuze. Ni Nyiragasazi, nari Nyiragasazi. Mitsingi barata. Yego. Sinzi ngo nk'igikoma ngo ngagira gute. Yandutiye byeri za Mitsingi barata. Yandutiye ubusinzi n'ubwabisi babukunda. Yandutiye byeri na za Mitsingi barata. Uwo mwami ni mwiza yitwa igitangaza yitwa umuziranenge Emmanuel Imana iri kumwe natwe ari yewe ari ku mutima. Haleluya. Ariko Yesu irakwitegereza irakureba ahantu uri hose muri ubwo buzima. Imana iza kukubenguka ite igukura muri ubwo buzima. Uzi inkwano yankuye aho ngaho noneho twageraho ni hatari. Ishusho y'urwo rugo yabaga imeze ite? Yego. Hariho igihe byabaga ngombwa ko turwana. Mukarwana hasi hejuru. Ubwo iyo byabaga ari imirwano rero ntawakizaga kuko ndibuka igihe kimwe twize kurwana n'umugabo. Umugabo wakoreraga Nyabugogo wayoboraga Local Defense witwaga Ndagacakiye arazaza kureba abo bantu barwanye. Yaraje ageze mu rugo asanga ni njyewe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu. Imana y'amahoro ibaha umugisha aho muri hose, mwaba hano mu gihugu cy'u Rwanda, mwaba hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Turabasuhuje, tubifurije ikaze, tubifurije umugisha w'Imana. Mwebwe mukurikira Yesu ni byose TV, Imana ibaha umugisha. Niba utarakora subscribe turagusaba kuyikora, kore like, kore share, duhe comment yawe kugira ngo turusheho gufatikanya kwamamaza ubutumwa bwiza. Gere mubona kuri kamera za Yesu ni byose TV, ni Pastor Bernard. Uyu munsi ntago ndi jyenyine, ndi kumwe n'umukozi w'Imana uri bibwire. N'umumama Imana yasize amavuta, n'umumama Imana ikoresha imirimo n'ibitangaza, n'umuhanuzi, n'umuririmbyi, akora imirimo myinshi itandukanye. Muri we harimo ministeri y'impano nyinshi zitandukanye. Turakwakiriye umukozi w'Imana. Imana ibaha umugisha. Tuguhaye ikaze kuri Yesu ni byose TV. Yego nukuri murakoze. Imana iguha umugisha. Watangira utwibwira yenda ku bantu batari bakuzi. Amazina yanjye nitwa Mukanyarwaya Florentine. Ndi umumama ndakijijwe. Mfite abana 3 n'umugabo umwe. Nkunda Imana n'abantu bayo. Kunda Imana n'abantu bayo. Imana iguha umugisha. Ndumva twatangira turagize Imana kugira ngo twinjire mu kiganiro neza. Yego. Ndagushimye Uwiteka Imana Nyiringabo, ushimiye kugira neza kwawe. Ushimiye ko wakomeje kubana natwe, waraturinze Kristo. Nukuri uturindira mu nzira zari zitandukanye, ugenda uturinda. Warakoze tuguhaye icyubahiro Mana yacu. Uri Imana y'urukundo rero, uri Imana yanesheje na n'isaro cyaturinda. Wacyari kumwe natwe, turacyavuga gukomera kwawe. Haleluya, nuhabwe icyubahiro Kristo. Ndagushimiye kuko nicaye kuri Yesu TV. Habwa icyubahiro Yesu, warakoze. Mana Data wa twese, iyaba cyagiye cyangwa irya minsi ntagomba mpicaye, ariko wagize neza nshuti yanjye Yesu, ndahicaye. Habwa icyubahiro. Nkushimiye rero Uwiteka Imana Nyiringabo, ubwoko bwawe bwateguye kugira ngo tube turi kumwe uyu munsi. Nubahabwe umugisha Uwiteka Nyiringabo, wagura imbago kuko ari wowe utwagura. Habwa icyubahiro Kristo muri kano kanya. Buri mwe wese dukurikiye umugirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Buri mwe wese dukurikiye ubane nawe kuko witwa Imana. Kandi nukuri Uwiteka Imana Nyiringabo, ibyo tugiye kuvuga nunyemere bigire aho bikura abanyarwanda n'abanyarwandakazi mu izina rya Yesu Kristo. Nunyemerere buri mwe wese yumve imbaraga zawe, yumve gukomera kwawe kugira ngo Mana Data wa twese twagura ubwami bwawe. Habwa icyubahiro kuri Imana yumva gusenga kandi ubana natwe ukarangizanya natwe mu izina rya Yesu Kristo.
amen amen. Imana iguha umugisha. Twishimiye kubw'isengesho dusengeye ndetse n'abakunzi ba Yesu ni byose TV batangiye kugukunda kuko uriho amavuta y'igikundiro. Florentina ubundi ni muntu ki, avuka hehe? Florentina njye ahantu mvuka mu karere ka Kamonyi, umurenge wa Rugarika, akagari ka Bihembe, ariko bwite nkaba naragize amateka maremare ahantu bita. Aho niho uvuka? Niho wakuriye cyangwa niho uvuka ariko ufite ahandi wakuriye? Aho ngaho ntago ariho navukiye, ahubwo ni nkaho nsa nkiraga kuma ariho nabanje kugira ngo nze, niho nagize naturije ubwo. Ni ukuvuga ngo ubundi aho wakuriye, karitsiye wakuriyemo cyane ni Dobandi. Dobandi ya Nyabugogo cyane. Karitsiye ya Dobandi kari karitsiye ikunze kuba irimo ivugwaho amateka atari meza, usibye ko ubu byagiye bihinduka bitewe n'ubuyobozi bwiza twagiye tugira, ariko karitsiye ya Dobandi wayibayemo ute? Uri umwari, bimeze bite? Karitsiye ya Dobandi nayibayemo mu bintu byari bikomeye, ntago navuga ngo wayibayemo uri ukijijwe cyangwa oya, nari narakizwa. Nari narakizwa, nayibayemo nari narakizwa. Urebye nayibayemo nyuma ya jenoside, niho nahabaye muri 97. Kuva 97 uba muri Dobandi? Niho nabaye muri Dobandi 97. Dobandi iyi karitsiye amateka yayo uyifitemo amateka meza ate? Mfite amateka muri Dobandi akomeye cyane. Dobandi nayibayemo ndi umunywi, narinyweraga nkinywera inzoga. Uri umunywi, uri n'umusinzi? Cyane ndi umusinzi. Nari umusinzi muri Dobandi, nakundaga ikintu cyitwa byeri, nkanywa kanyanga, umva nkagira amane ku muntu yanzanyeho, nibyo narakubitaga nkarambika nkashyira hasi. Akazina k'akabyiniro bari bakuzi? Ni Nyiragasazi, nari Nyiragasazi. Nuko nyine niyo bazaga bati Nyiragasazi, Nyiragasazi yarwanye, babaga bazi ko ari Nyiragasazi. Nani brigade ya ruguru bari banzi, military polisi bari banzi, nari wa muntu mbese uzwi hose. Uzwi nk'igiharamagara wananiranye cyane. Ubwo buzima wabubayemo ukiri umukobwa cyangwa wabubayemo uri umuntu? Oya, nkiri umukobwa ntago nakundaga kuvuga, ahubwo nabibayemo aho nshakiye. Aho nshakiye niho natangiye kuzezengerera, mbese ubwo nanjye ubwo ndavuga nti hose ni ahandi. Ko iyo umuntu yahinduye, umuntu agenda ahindura ubuzima tape kuri tape. Ubwo rero nanjye byari byahindutse ukundi kuntu, nanjye ndavuga nibyo. Noneho n'uwo nshatse nawe nsanga nawe ni umunywi. Ubwo biba bihwaniyemo rero. Ni ukuvuga ngo washakiye Dobandi, ubyarira Dobandi cyane, n'umugabo wawe mubana Dobandi cyane. Mwese mwari muri abanywi? Twari abanywi twese. Urwo rugo rwabaga rumeze gute? Ni rwabaga ari imiguruko? Ni ukuvuga ngo umwe yicaraga hariya akanywa, n'undi akicara hariya, kuko nabashijwe amafaranga, nabaga amafaranga yari ahari, umuntu yaratorerwaga yari ahari, ariko uko yakorera niko agenda, nkajya gucuruza aya saa sita, ubwo nkagenda nkajya kuyanywera, hakaza abaya nimugoroba, byabaga ari mu byiciro. None se wanywaga ukawe, umugabo akanywa ukwawe, ukwe mugaza guhura, cyangwa mwese mwagenderaga hamwe nk'ikipe n'umugore n'umugabo? Hariho igihe twagendanaga, hariho n'igihe tutagendanaga, wenda akumva ngo nagezeyo, cyangwa se akumva ngo ndimo kunywa, akaza nawe akicara akanywa. Ubu nakundaga kwicara hariya, ntabwo nakundaga kuba nasanga umuntu aho ari, ahubwo barahansangagaho nicaye, kubera ko nakundaga no kugurira abantu, gasanga ndabaguriye, numvaga ntanywa njyenyine, nkabagura. Njye nakundaga abantu, nubwo nari umusinzi nakundaga abantu, kandi nakundaga gutoragura abantu benshi. Numvaga nta muntu warara hanze njyewe ndaye mu nzu. Nakoze ibikorwa byinshi, nubwo nari umusinzi nari agasazi, ariko nagiye ndokora benshi, ngenda nkiza benshi, ndokora ubuzima bwa benshi. Yenda tukiri aho ngaho tutarageraho, ukibaza ngo urwo rugo rw'abasinzi babiri, buri umwe wese yasindaga ukunda, agasinda ukwe, mugahurira aho ngaho. Ese ntibyabaga ari imiguruko ngo yenda habeho intonganya, habeho kurwana?
byabaga bimeze bite? Ishusho y'urwo rugo yabaga imeze ite? yego hariho igihe byabaga ngombwa ko turwana, mukarwana hasi hejuru. ubwo iyo byabaga ari imirwano rero ntabakiza, ntawakizaga, kuko ndibuka igihe kimwe twize kurwana n'umugabo. Umugabo wakoreraga Nyabugogo wayoboraga Local Defense witwaga Ndagacakiye, arazaza kureba abo bantu barwanye. Yaraje ageze mu rugo asanga ni njyewe, akivuga ati niba ari Nyagasazi mumwihorere, barakomeje barigendera ko ntago bari kudukiza. Ubwo noneho byabaye kompa, umugabo aravuga ati rero uyu mugore ndabona ari bunyice, ndamubwanirika nkubwire noneho rero icyo ngiye ubwo wowe waramukubitaga warakosora. Yego mana yanjye byari bikomeye. Aravuga ati uyu mugore reka muhunge, avuga ni buriya rero nutamunga, ahubwo ubu noneho turicana. Ubwo tuba turasubitse kurwana, tujya turingwa noneho tugura byeri twicara turanywa. Aho mwarwanira muri yumwe mutumiza agacupa turanywa, atumiza inzoga, inkoko, byose byabaga nta kibazo na rimwe. Ariko habaga izo za karati, izo zari zihari kabisa. None se ko mwamaraga kurwana mugatumiza inzoga n'inkoko mukarya mukanywa, mwasubiraga muri match se mukongera rwose twabaga. Hariho n'igihe nigeze kumwirukankana, ndavuga nti none ndakwicura ndambi ndakwica, n'ubundi Imana yankijije byinshi, nawe ndakwica. Aravuga ati none uyu mugore ndamugenza gute, ndabigenza gute? Ubwo ikintu cyabayeho nyine yakoze iki, yaravuze ati reka nirukanke. Ndakwica ndamwirukankana. Icyo gihe ukumva ko nanjye nari meze nasaga nk'umuntu wagize wayobye gatoya, ubona ko ubwonko bwe busa nkaho bwabaye ukundi kuntu. Ariko ubwo kubw'amahirwe nyine ngira mukuru wanjye nabamba hafi, aravuga ati hoya ko nari ngiye kumwica neza byari birangiye. Ati hoya mukuru wanjye baramunkijije, abaranabaye. Yewe urwo rugo ntirwari rworoshye. Navuga nk'utuntu twakubayeho muri Dobandi, muri ubwo buzima utazibagirwa n'utuhe? Habaye udushya twinshi. Buriya iyo namaraga kunywa agira ngo nari mfite izindi mbaraga ziteye ubwoba, nta muntu wapfaga kugisukira ngo arankubita, kuko ngiye ubwanjye iyo namaraga kunywa inzoga siniyenzaga. Ariko naziraga umuntu ugize gutya ngo ntunza agatoki, byabaga bibaye ibyo. Cyangwa se ngo uhengere nanyweye ngo urahita uzana ibintu byo kuntereta kubera ko nanyweye. Oya, byabaga bibaye kompa ya mwisho. Ni ukuvuga ngo ubwo ndibuka igihe kimwe nigeze kunywa nduzuza, mbese ndanywa kuko nduzuza, ndangije nakubise umuntu w'umusore. Ahari ngira ngo murangana, uretse ko murusha uburebure. Ndaterura gutya nkubita hasi. Mu gitondo niwe yaje kunyereka, aranyereka aravuga ati dore wa muntu warayikubise hasi. Ubwo ntihabaga harimo n'itabi? Oya, ntabwo nanywaga itabi. Ntabwo nigeze nywa itabi, gusa ninyweraga inzoga gusa, nta n'ikindi cy'ikiyobyabwenge nanywaga. Ariko igihe kimwe nabanje kurya ikintu cyitwa itabi. Urabona itabi ry'ubugoro? Ntabwo se naraburiye cyane, narabukundaga, kwa kundi nyine wamaraga gusoma kuko iwacu barabucuruzaga. Barabucuruzaga nta kibazo. Ukarya ubugoro ukiri muto. Njye nari nzi ko ubugoro buribwa n'abakecuru. Oya, burya biterwa na karandi. Karandi yabaye karandi rwose ubugoro uraburya. Naraburyaga, ariko nubwo naburyaga ku isuku. Utabona iryinyo ryanjye reka ntihagire n'umenya ko wanaburiye, tugasangira ariko karimo kuntu. Noneho ubwo nyuma nibwo narebye navarese utajyamwe inzoga n'ubugoro ibiki n'ibiki. Nuko nyine ubwo Imana igenda ibigenza neza, ugoma muri bimwe. Yego. Ni urugendo rurerure, ni ubuhamya bukomeye. None uwo mugabo mwaje gukomeza murabana murwana? Oya, twaje kugira aho turatandukana, aza kugera haranapfa. Twaje kugera aho turatandukana, agera aho aza gupfa. Yego. Uba muri ubwo buzima imyaka myinshi, Dobandi, muri ubwo businzi, muri urwo rugomo, byose uragenda ubibamo. Imana ikureba, irandeba, iranyitegereza, irakwitegereza, irakureba ahantu uri hose muri ubwo buzima. Imana iza kukubenguka ite, igukura muri ubwo buzima? Uzi inkwano yankuye aho ngaho noneho twageraho ni hatari.
nabaye muri ubwo buzima mbubamo noneho mbwira Imana numva rero Mana ariko nkaba narahize umuhigo nigeze guhiga umuhigo muri jenoside mpiga umuhigo uvuga ngo Mana nundokora nzagukorera yego nzagukorera nzakuvugira irabikora irakurokora cyane maze kukurokora wigira dobandi utangira kuryoha bivamo sinanabyibuka ko n'umuhigo nawuhize ariko namara kunywa nkibaza nkavugana ariko ubu Imana ubundi birandeye ibiti meze nk'igipfu irandeye ibiti none ibyo byose byagarukaga uko maze kugira gute gusomaho niyo mpamvu ukunda gukoresha ijambo rivuga ngo Imana yangize umuntu kabisa koko ni ijambo nkunda cyane yangize umuntu ntari umuntu ingira uwo kubaho ntari uwo kubaho ubundi ni mu nyongezo y'Imana ubu tuvugana ugendera mu nyongezo y'Imana ndi mu nyongezo y'Imana kabisa niho nteretse yego nuko Imana iza kukubenguka irambenguka Imana ingira neza yo kabyara yo gaheka irambwira ngo mwana wanjye wamara kunywa ariko ukibuka ijambo ry'Imana nkavuga nti Mana yanjye narahize mpiguriya muhigo ariko sine nawuhigura umaze gushyiramo icupa ubwo nyine byageze aho yena kuko n'amagazine n'abaganzi komaje kuzuza noneho ngiye gukizwa rero ubwo tugeze mu byo gukizwa noneho ukuntu ateruwe noneho neza ubwo hari umudamu witwaga Mama Kami mu by'ukuri yenda twinjiye mu gukizwa ubwo ukiri mu isi ukiri muri Egiputa ukiri aho dobandi mu byaha ntacyo utakoze byose warakoze ibibaho n'ibitabaho yego kubera ko nakomeje nyine kugenda ngira gutya ariko ikintu cyaza ku mwanya wa mbere kunywa ikintu cyitwa byeri narayikundaga cyane ubwo nkomeza muri ubwo buzima ariko Imana iza kubunkuramo irandokora yo kabyara yo gaheka nkuko yambyaye nanjye nkabandiho ubwo byaje kugenda gute ubwo haje kuboneka umukozi w'Imana iwacu witwaga Mama Kami aratubwira ati hari ahantu basengera ariko nkaba narigeze kumenya ikintu cy'Imana ariko mbivamo sinabiha agaciro cyane ariko nkatinya ngo abantu baruzura umwuka wera Imana iravuga nkumva nabitinye by'abarokore avuga ni hariya ningerayo barandondora ko ninkwereye agacupa nkumva simbishaka noneho nanjye nkabikikira nkigirayo nkasa nk'ubyigizayo noneho ubwo niho navuye mu rugo nje kunywa ugiye mu kabari nari ngiye mu kabari nje kunywa noneho ngo nkubitana n'ubwana nakundaga gufasha nkabugaburira bukaba mu rugo noneho burangije burambwira buti mama ni Karame ati yewe ati mbonye ati hariya haruguru hari umuntu ati hari umuntu witwa Mama Kami yego atafite ibintu arakubwira ibintu akakuvizaho nuko ndaje ndavuga ntimbwira noneho ngewe kubera ko nari mbazi mitamenya uwo muntu icyari cyo ndavuga nti reka mbabwire niko kuri iyi saha ngiye kujyayo naramuka mbwiye akambwira ibyanjye byose ndahita mfata umwanzuro n'ubundi narindi mu mihigo y'Imana hise ndahita mfata umwanzuro wo gukizwa yego ubwo byagenze gute ntabwo byari byoroshye byagenze gute ubwo naragiye ndavuga nti ngiye kugenda nabimbwira byose tape kuri tape ndahita mfata umwanzuro icyongeyeho ndaza simpita ko nkizwa ku kanya ndaza icyo gihe hari kuwa kane twabonanye ari kuwa kane tuzajyana gusenga kuwa gatandatu ubwo icyo gihe naragiye umva nyihinguka hariya haruguru nyituruka nko haruguru aratangira arandondora aravuga ngo ngo ubwuje kure rero ngo kugira ngo bakubwire iby'Imana ngo dore gutya na gutya na gutya na gutya na gutya na gutya inzira zawe zimeze gutya na gutya na gutya ndavuga ni wa Mana byose ashyira haraterura tukubita hasi ndavuga ni noneho ro wa Mana we ntibirarangiye ndakijijwe narakunanira ariko noneho ndaje ubwo habaye iki naratuje nyine ndumvira ariko ndamubwira numva wa mukozi Imana we ndagiye ngiye kunywa izishoboka zose nzisezere yego nindangiza kuwa gatandatu niwe nanjye uzanjyana gusenga ati ndabyemeye nzagenda nkwekeye n'umwana ariko njyane ndabyemeye ubwo habaye iki naragiye
naragiye ubwo ndagenda ndanywa abo ngurira ndabagurira abo nsezera ndabasezerana bayi ubu ndanywa ubusubizayo ntabwo nzongera kunywa n'ubu ngiye gukizwa mbakana keza mpinduka umurokore nireka reka ntabwo nzakomeza kugwa muri ubu buzima n'ubu narindi mu nyongezo natse Imana inyongezo none yarayimpaye ni ngombwa kugira ngo noneho nanjye ngire gute nkorera Imana ubwo byagenze gute naragiye nzindutse nanone kwa gatanu ndagira ndinywera ariko kuwa gatandatu finali kandi ubwo nubwo nanywaga icyo gihe n'ubugoro ntugire ngo naburitse byarakomeje birakururukana ubwo kuwa gatandatu noneho ndavuga ntibyanga bikunze ngiye gusenga ndabyuka njya gukomangira wa mubyeyi wari wambwiye ndagenda njya kumukomangira ndamubwira nti rero burya kanaka ndagukeneye tugende nasanze atari yanabyuka ndaje fata umwana ndamuheka ndamutunganya ndamuheka turagenda tujya gusenga tugezeyo tugiye gusenga ubwo byabaye iki nagezeyo bibi bintu by'ibibazo noneho birushaho ariko ubwo nta ninjira mu rusengero agapfunyika k'ubugoro najyanye ndagenda nkapfurika ukajyana no mu rusengero nari nakajyanye noneho ninjira mu rusengero ko nari nzi ko Imana ishoboye byose ndagenda nkapfurika ahantu nkapfurika inyuma y'urusengero nari najyanye na mukuru wanjye nkapfurika inyuma y'urusengero maze gupfunyika inyuma y'urusengero noneho ubwo nyuma turasenga navuye aho ngaho ngewe byarangiye nakase buri kimwe cyose cyari kiri ku buzima bwanjye mfata umwanzuro ndawufata ariko icyo gihe narize amarira ahandi ho kuzura umwuka wera bundi bushyashya mpava nahindutse ikintu cyaremwe gishya kuko nihannye noneho turangije njya gushakira wa mukuru wanjye ibyo nari nahasize ngo mbimuhe abijyane nawe yarabukunda noneho nkihagera ni ibintu Imana yadukoreye n'ibitangaza gusa noneho nkihagera aho twabusize ndabubura ndavuga Imana ushimwe ikintu kimwe nibuka nabaje pasiteri namubaje ni pasiteri umutima uzajya uza ugakubita wo gushaka agatabi nzajya mbigenza gute atuzajya ufata bombo uyinyungute cyangwa atufate kiriya cyunyu urabona iki cyunyu yego noneho ukinyungute bizagenda uzajya uvuga uti mu izina rya Yesu iyo niyo ntwaro nakoresheje mu gusenga kwanjye ibyo byose birarangira kuva nakizwa ubwo icyo gihe ntabwo nigiye kongera kwibuka ubugoro nzeye kwiyongera kwibuka inzoga mbese ni ukuvuga ngo mwa bantu mwe mbabwire burya ubugoro bubamo dayimoni mbi umuntu nakubwira ngo naretse ubugoro uzajya umuha agaciro buriya dayimoni iba mu bugoro ni nk'iba mu itabi nyamubona itabi banywi bazo bajya no muri tuwarete cyane dayimoni mbi nabonye ibaho mu buzima n'iy'ubugoro yego uwo munsi wakira agakiza uratura agakiza karaza uragatahana ujya kureba aho wasize utsimbye ubugoro ngo wongere ububone urabubura kiba ikimenyetso cy'uko Imana ibigukuyeho uba muri ubwo buzima wahise ukomeza urugendo rw'agakiza cyangwa nyuma waje guhura n'ibindi nanone bigusubiza oya guhera ubwo hari mu mwaka wa 2007 guhera ubwo nibwo nakomeje urugendo rwo gukizwa sinongeye gusubira inyuma kugeza na bugingo uyu na n'ubu ukimara rero gufata icyo cyemezo ugakizwa ugize ute urumva wabaga muri dobandi wari ufite sosiyete mu bana abanywi b'inzoga barya ubwo bugoro mwasangiraga abo mwarwanaga iyo sosiyete wayisubiyemo ikwakira no kuvuga ngo iyo sosiyete nubwo twabanaga gutyo urabona ko nafashe umwanya wo kubabwira ko ntazongera gusangira nabo ngiye gukizwa vuga ngo iyo sosiyete yarababaye ko narabaguriraga cyane nakundaga kugura nkakunda gusabana n'abantu nuko nyine noneho ubwo uba bakoze stage zabo zo kugira ngo bongere baterure barebe ko nagaruka biranga basanga Yesu yamaze kunshakira anzirikisha haleluya aramfata arankomeza angirira neza ngira umuntu yego se nari umupfu ankura mu bapfu angira umuzima Imana ishimwe haleluya ndangije mpinduka gutyo Yesu ampa ubuzima gutyo urimbye yararimbye ngo aramfata arankomeza yego agenda nkura mu Yesu aramfata yego haleluya amina ubasigara birabacanga babona warahindutse
cyane babona Florentine bari bazi si wa wundi noneho ubwo nanjye ntangira kubabwira Imana ntangira kubabwira Imana amenye ku buryo rwose umva nakijwe mbishaka njya kubatizwa mbishaka nuzura mwuka wera mbishaka ibintu nkunda bya mbere nkunda iyo nuzuye mwuka wera nkaba mu Mana yanjye numva nta kindi numva bindyoheye. Ukimara kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza ageze mu buzima bwawe yaraje kumara inyota ya byeri cyane umuririmbyi najyaga numva wajyaga uririmba ngo yandutiye byeri na za mitsingi barate sinzi ngo nk'igikoma ngo ngagira gute yandutiye byeri na za mitsingi barata yandutiye ubusinzi n'ubwabisiba bukunda yandutiye byeri na za mitsingi barata uwo mwami ni mwiza yitwa igitangaza yitwa umuziranenge Emmanuel Imana iri kumwe natwe ari yewe ari ku mutima. Haleluya. Ariko Yesu araryoha. Yesu araryoha. Yesu araza yagira mu buzima bwawe akakumara inyota y'inzoga akakumara inyota y'itabi ukimara kumwakira yaraje inyota y'ubugora yikuramo oya banza urebe n'amenyo yanjye. Umuririmbyi yaravuze ngo yaransekeje niyo mpamvu mpora nseka. Yaransekeje Yesu kuko aho ababyeyi batari kunsetsa Yesu yaransekeje, aho inshuti zitari kunsetsa Yesu yaransekeje, aho abavandimwe batari kunsetsa Yesu yaraje aransetsa. Yesu wamwanga uhereye he ko aryoshye. Yesu araryoshye. Yaransekeje. Muri Katolika nibo bajya baririmba ngo mva ngararyoha. Araryoha umwami wacu araryoha uzi ko nari imeze nari nakizwa narakobanye ndakantu k'agakecuru utamenya isuri yariyo ariko nanjye hari igihe nireba none nkareba nkavugana ariko Yesu we nguhaye icyubahiro yarakoze. Abantu benshi bajya bagira inzitizi bagakizwa bamara gukizwa bajya muri sosiyete bayisubiramo aho kugira ngo bayihindure yikabahindura. Yego urwo rugamba warurwanyutse? Ngewe nakomeje kurwana intambara yo gusenga. Ikintu natsindishije byose narasenze sindacika intege. Ntangiriye ishyamba ntangiriye ubuvumo ntangiriye amazi. Ndasenga ko numvaga ko umurengezi wanjye ari umwe wenyine nta wundi wari kundengera. Ni ukuvuga ngo nahise mfata iyihuse yo kumva ngewe na Yesu tubaye umwe. Yego se ndangije numva ko nta handi hari ubuhungiro. Noneho nzana bya bindi yankijije nzana na wa muhigo nahize ndavuga nti byanga bikunze uyu mugabo nimwikomezaho nzakomera. Yego se ariko nimuvaho nzapfa nabi. None arangije nawe anyihera imbaraga amagukomera angirira neza. Ndamukunda cyane. Nyuma yaho yaje no kukubakira. Ako ngako nakungubako yewe Yesu yangiriye neza. Umugabo bwaza gupfa amaze gupfa nawe yakijijwe yaratarakizwa byari byaranze. Wowe warakijijwe asigara mu ubwo mbese muri ubwo buzima twabayemo nageze aho ngaho nge njabukamo we asigariyo. Ariko noneho nyuma yaje gupfa ni ukuvuga ngo nakoze ubukwe nabwo mu bintu bigoye. N'ubundi buhamya bukomeye cyane tuzabugeraho bigoye tuzabugeraho ko gukora ubukwe nindi ka yindi yaje. Ni ukuvuga ngo urumva wowe warakijijwe umugabo asigara atarakizwa murakomeza murabana akomeza kumwerera imbuto mugenda mubana igihe kiragera aza gupfa ava mu buzima. Imana irongerera gushumbusha ikugirira neza iguha umugabo none yongeye guha umupagani cyane noneho yaguhaye yamaye umugabo mwiza cyane nkunda ukijijwe rwose kandi nubaha nzubaha paka Yesu agarutse. Imana ihabwa icyubahiro. Nuko uba muri ubwo buzima uvamo urakijijwe ubu tuvugana uri umukozi w'Imana. Ngende umukristo kandi nzahora ndiwe. Uri umukristo umwana w'Imana uri n'umukozi w'Imana cyane. Uri umuvugabutumwa bwiza njya mbona amatorero menshi ugenda uyabwirizamo utanga ubuhamya uvuga aho Imana yagukuye nishimye. Uyu munsi navuga ngo ni ubuhe butumwa cyangwa ni irihe jambo wabwira abantu bakiri hahandi wari uri?
ni ukuvuga ngo ubutumwa nababwira cyangwa se ibyo nabagezaho byanze bikunze hari inzira ebyiri, ariko inzira imwe nabonye niyo itanga amahoro, kuko nabaye mu nzira, muri izo nzira ebyiri zose nazinyuzemo, ari inzira yo kurimbuka n'inzira y'ubugingo. ni ukuvuga ngo nabatangariza ko shitani ntacyo ahemba. Shitani ahemba urupfu, agahemba kukobana, agahemba ibintu mbese nk'ibyo ngibyo bidakwiriye, ariko umwami w'abami ahemba ubugingo buhoraho. Haleluya. Akura ikuzimu agashyira ubuntu. Yesu araryoshye. Nababwira ko bave mu nzira itari nziza, baze bakurikire Yesu nk'uko natwe twagiye tumukurikira, azabagirira neza. Kandi nta cyaha Yesu atibabarira. Iyo wamubaye bugufi ugaca bugufi, Yesu arakubabarira. Muri Yesaya 5:5-6 hajya hanezeza cyane. Yesu ashimwe. Hajya hanezeza cyane, hakongera nkumva hampaye ibyiringiro. Nkumva hampaye ibyiringiro kuko niwe wenyine, kuko nitumushake ngo nimushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa, ngo nimumwambaze akiri bugufi, ngo umunyabyaha nareke ingeso ze agarukire Uwiteka, nawe azamugirira ibambe. Haleluya. Uwiteka akugirira neza. Iyo wagarukiye Uwiteka akugirira ibambe. Iyo uvuye mu bibi arakwakira. Haleluya. Yesu ni umuntu mwiza. Yesu aratabara kandi abereye maso abamutegereje. Niwe wivugiye ngo yimwe abarushye n'abaremerewe, ngo nimunsange muze mwese. Yego se niwe karuhura. Iyo umuntu avuye mu byaha aramwoza de, nkuko nanjye yanyogeje. Yaranyogeje, yangiriye neza. Yangiriye neza. Imana ishimwe. Yangiriye neza. Nanjye ndi mu bantu navuga ngo bakubonye icyo gihe. Navuga ko ndi mu bantu bakuzi. Twakoze umurimo ukomeye w'ivugabutumwa, kukubwiriza byari bigoye. Nibuka ko twaje na Dobandi tuhakora igiterane wabatijwe. Imana ikora imirimo n'ibitangaza, hakijijwe abantu benshi barabohoka. Uyu munsi turi abagabo bo guhamya ineza y'Imana. Ni ukuri. Rero Imana ibaha umugisha, Imana ikugirire neza kandi ikomeze kwagure, ukomeze aho Imana yagukuye, nawe ubwira abandi aho Imana yagukuye nk'uko usanzwe ubikora. Navuga ngo Imana iguhe umugisha. Ubuhamya bwawe ni burebure, tuzagira ikindi gice tuzashyiraho. Imana yakugiriye neza kuri uyu munsi. Uracyatuye Dobandi? Oya, ubu ngubu Dobandi narahavuye. Imana yangiriye neza, nsigaye ntuye ahitwa mu Miduha. Nabwo ni ubuhamya. Ubu sinyiri muri babandi bakodesha, ndi muri babandi batuye. Ni ibintu byinshi nshimira Imana. Gusa icyo nabwira abantu bari kunkurikirana, uriya murongo wo muri Bibiliya bawufate, bawukomeze kandi bakomeze bawiteho cyane, bashaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Ni Yesaya 5:5-6 rwose bakomeze banyoterwe n'Uwiteka, nawe Uwiteka azabagirira. Bazamubona. Yego. Imana iguhe umugisha. Abakunzi ba Yesu ni byose TV mwari mudukurikiye, urumva ni umumama Imana yagiye ikura ahantu hakomeye mu Isayo. Imana imuha agakiza. Uyu munsi ni umukozi w'Imana, ni umuhanuzi, ni umuvugabutumwa, ni umuririmbyi, ni umudiyakoni. Imana igenda imukoresha ibintu byinshi bitandukanye. Rero Imana imuha umugisha. Navuga ngo wowe utarakora subscribe, turagusaba kuyikora kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu. Koresheya iki kiganiro, ugikoreshe ukigeze ku bantu. Umuntu wese uzi ko ukiri ahantu habi ukimeze gutya, umuhesheya kugira ngo arusheho kwaguka no kugirirwa neza n'Imana. Rero navuga ngo Imana iguhe umugisha. Twasoza usengera abantu, basabira umugisha abari hariya, Imana ibakureyo, ndetse n'abari bacitse intege kugira ngo Imana yongere ibahe izindi mbaraga mu gihe gito dufite. Turagushimye Uwiteka, na n'isa turacyagushima. Watangiranye natwe Mana, usuzanyije natwe, ariko hari ubwoko bwawe bwumvaga ibyo twari turimo kuganira. Ndakwinginze Yesu kugira ngo bagirire neza, abavuyeyo ukomeze ubahe imbaraga, abatari bavayo Uwiteka Mana Nyiringabo ubagirire neza, ubakureyo nk'uko twese wagiye udukurayo, kwari kubw'imbaraga zawe.
ntago ari ikiguzi twatanze, ahubwo nuko Uwiteka Imana wadukuye aho byari bikomeye. Uwiteka ndakwinginze kugira ngo rero buri umwe wese ukiri aho ngaho, Mana umugirire neza nk'uko wayingiriye, umukureyo, kandi ugikomeje urugendo rwo kuvuga no gukorera nawe umwambika imbaraga. Dore ko muri iyi minsi ya none hari ibihe biruhije, hari ibihe bigoye cyane, ariko ndakwinginze nshuti yanjye Yesu kugira ngo wambike imbaraga ubwoko bwawe. O Mana Data wa twese, ubambutse igikombe cyitwa Baka, be kukigwamo Kristo, ahubwo ubambutse Mana yanjye bagere mu gihugu wabateguriye. Uri Imana urashoboye, uri Imana yumva gusenga. Ndakwinginze kugira ngo uhe umugisha buri umwe wese wadukurikiranye, kandi Mana Data wa twese ugirire neza ubwoko bwawe, ugirire neza Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi twese. Uwiteka Imana, ukuboko kwawe kurambuke hejuru yacu. Ngo habwe ikibo kuri Imana yumva gusenga, komeze tugirire neza mu izina rya Yesu. Urakoze, amen. Imana iguhe umugisha. Nk'umuntu wifuza kukubona yakubona gute? Uri umukozi w'Imana, wagiye usengera abantu benshi batandukanye, Imana igende bagirira neza. Umuntu wifuza kukubona yakubona ku yihe nimero? Nimero yanjye ni 0788 270 5282. 0788 52 078 270 5282. Imana ibahe umugisha rero mwe mwari mudukurikiye. Ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Shalom.